bikugiraho ntayo abashumba banjye tubanye neza abantu tubanye neza nta kibazo n'amakuru amwe namwe nibo abana yamaye batitwe nitwashobora kubivuga ariko wowe wafashe icyemezo genda ubivuga. Ikibazo cya kabiri byo ntago nabimenya ahubwo ubu niweho wabimbwira niba hari ikintu platform yanjye binyuraho byaguhinduyeho wahindutse nabi cyangwa wahindutse neza. Naho abantu bafite insengero zuzuyemo abantu ariko gimageragere ujyana ikaye uvuga utabadeperi hariya urahita ubabona hariya imageragere sibyo na zansinda hose hari amagororero ujye winjira mu igororero uvuga uti abakristo ba deperi hariya urajye ko nubone baragiye hariya abakristo ba Kiliziya Gatolika babatijwe bagakomezwa hariya bajye hariya abo murangirikana urasanga abantu bose bahamwe n'ibyaha bari mageragera abajura abishe abaroze abakoze ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda ubundi umukristo yagakwiriye kuba dakora. Imbivuga kubera ko ntayoboye itorero nta erega ntabwo ibi mbivuga kubera ko ntayoboye itorero ubundi yuri pastor bivuga umushumba abantu bamenyereye ko kuyobora rero itorero ari kwa kugira abantu ubwira ngo muhaguruke bagahaguruka ngo mwicare noneho kuri 30 ukajya no kuri banke ukareba iby'aba itorero ryaguhaye akumva ko ari umuyobozi. Oya umuntu agiga umuyobozi ni izina iyo uri umuyobo ntago umuntu aba umusirikare kubera ko ari ku rugamba umuntu aba umusirikare umunsi yapasinze akarangiza ikosi bakamuha aminamba bakamuha n'ibikoresho byose bya gisirikare. Niyo rero bakujyana hara muri eta major ukiyicarira cyangwa mu kigo kwibakira mihemu ukajya wiryamira mu gitondo ukabyuka ugakora siporo ukajya muri dushe ukoga ukarya ukaryama ubu uri umusirikare w'igihugu ubu uri umusirikare w'igihugu. Ubu rero nge ndi pastor ndi umushumba mvuga ubutumwa sibyo nta kibazo na kimwe mfite. Ubu rero ibyo mvuga nta kintu na kimwe gishobora kuzatuma mbihagarika ahubwo ugize wewe ikindi kintu wanama ukanansaba ko mpagarika ibyo mvuga wowe icyo kintu cyawe wakigumana. Umbwiye uti ngiye kuguha wenda paruwase ariko ntuzongera gucana kamera ya Byishimo official platform yawe urayihagarika wagumana paruwase yawe kuko paruwase ni ya ADPR cyangwa ni y'abameto ariko Byishimo official ni yanjye ahubwo ngo unyaka icyange rero umicabandi nge wagumana icyo cyabandi nkagumana icyanjye kuko niba mfite abantu 60 cyangwa 50 bakanze subscribe nkakora ikiganiro kigakurikirana n'abantu 100 cyangwa 200 none se reka nze nkubaza nuruhe rusengero nabwiririzamo uburere bwasanga sibo mana iminsi zigaje kumara ku isi nzabona itorero nzabwiririzamo ryicemo abakirisitu 200 urabona ngire cyo cyizere wowe hari cyo wampa ikibazo sibyo oya ubu nzabona urusengero nzabwiririzamo rwicayemo abakirisitu 200 jya kuri platform urasanga abantu 200 bakurikira ikiganiro kumbwira rero ngo nkinga urusengero rwinjiramo abakirisitu 200 unkingurira ururimi 100 ubwo bwaba ari ubuhemu n'ubujura n'ubugome bwo kumpemukira mu buryo bukomeye cyane. Ushobora kugira ibi nibi bikaba ibya ADPR uwo mutwe ni uwa ADPR ni nayo mpamvu mugize ikintu na urugero korari yanyu muramutse mugiye mukagira ikintu mwangiza nta wabarega barega ADPR ni nayo yishyura buriya munafashe ideni mukarifata mu izina rya korari yanyu nukuvuga ngo ribananiye kugishyura ADPR ubuse kuki utabara amadeni noneho ADPR yishyura oya ntayo yishyura ADPR ubu yishyura amadeni yafashwe n'amaparuwase 440 urabizi ko bayashenye ADPR yishyura amadeni yafashwe n'uturere ADPR kishyura amadeni yafashwe n'indembo 5 za mbere urumva ayo madeni yose ubu yashyizwe hamwe nyakubahwa Ndayizeye Izayi ubarayishyura buri kwezi arishu iyabivuze TV Byishimo official tubaye ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi abari mu Rwanda abaherereye ku mugabane wa Afrika abaherereye ku mugabane wa Amerika abari Buraya
muri Aziya mwese turabakunda cyane mu biganiro byacu by'umwihariko dushimire umuntu wamaze gukanda subscribe kuri Iyabivuze TV kuri Byishimo Official ngira ngo tubashimira buri munsi kandi noneho icyo ndi kubasaba cyane ni like imbere yo kwinjira mu kiganiro kanda like naho subscribe rwose mwanyeretse urukundo muri uku kwezi abantu 2028 mwakanze subscribe muri beshi cyane Imana ibaho umugisha hari abantu bajya baza bakanadutuka muri comment bakavuga ibyo bintu byanyu ngo muvuga ngo ntago mubikeneye hari abantu babikeneye ariko Yabivuze TV yongira ngo ni iyobokamana gusa uyu munsi rero turanagaruka ku bintu bijyanye n'ubutumwa bwiza hano mu Rwanda ariko ndaba ndi convoyeur ni wa muntu nyine uyobora inyuma muri place d'honneur noneho rero umuntu urabu ari pilot ari imbere ari kuri vola n'uyu musaza reka mwakirera bibwire noneho anatangiza iki kiganiro twabateguriye uyu munsi abapastoro abadiyakoni abavuga butumwa abanyamasengesho umukristo wese wabatijwe muri Yorodani ndetse no ku Gahanga iki kiganiro atera agateba cyumve kirangira. Bashimiye cyane mwese abadukurikiye Byishimo Official abadukurikira kuri Yabivuze TV Rwanda n'abadukurikira ku zindi mbuga zindi ibi biganiro bigenda binyuraho Imana y'amahoro nibaho umugisha nibarebe neza nishimiye cyane kubana nawe mushumba Imana iguhe umugisha ahimbazwe ngo heruka kera ariko mu bintu binshimishije no kukwakira no kukubona twicaranye tugiye gukorana ikiganiro maze iminsi numva nshaka ko tuganira numva nishimye mu mutima wanjye n'abazadukurikira kandi ndabifuriza gufashwa no kwishimira iki kiganiro tugiye gukora kizaba kirimo ukuri kwinshi narababwiye ngo ahangaha ku Yabivuze TV Rwanda hazajya havaho ibintu bibiri kumva ijambo ry'Imana ryuzuye ijambo ry'Imana ryuzuye ni rikiza umuntu w'imbere n'umuntu w'inyuma bombi bakaba bafite ubumuntu umubiri muzima umwuka muzima niko Pawulo yanditse hanyuma nagize umugisha kuba kumwe n'umushumba nuko abantu bari mu bibi banga ko abantu babavuga mu bibi ubwo ibintu mwaganiriye harimo n'amatiku kuko ubunaza kuyakubaza twikomereze rero tuve kuri iyo mbwa yagiye mu rusengero twinjire mu kiganiro cyacu iyo mbwa tuyireke nibazaga rero abantu nicyo nikubajije ngo abantu ntibakunda ukuri kandi mu by'ukuri ukoresha ukuri navuga kwinshi ko abantu badakunda kibazo cya mbere kibaza ngo ku cyo hisemo wakinshubije icya kabiri nta ingaruka zikugiraho nizihe ingaruka bikugira mu gihe kinini umaze ukorera ku Byishimo Official kuvugisha ukuri nguko uvuga iby'amadini uvuga iby'amatorero runaka bya makuba yabayemo ibyago byabayemo ingaruka bikuzanaho wowe oya ntayo ingaruka ntayo ni muri comment gusa nta yindi ngaruka nta yindi ntayo usanzwe uri umushumba uri mu bantu bambwirije ijambo ry'Imana mu rw'intare wacu hanyuma ndibaza umunsi ko ibi bintu uruvuga imiti ukavuga ibi navuga ngo ibyo abandi batavuze umunsi wongeye gusubira hariya mu nshingano bisanzwe uzakomeza ubivuge cyangwa uzabihagarika mu nshingano guteze ugasubira kuyobora itorero uri umuyobozi w'itorero uzakomeza ukoreshe uru rubuga ukora nk'uko wakoraga ese ibi ngibi none si bimbivuga kubera ko ntayoboye itorero ntabwo ibi mbivuga kubera ko ntayoboye itorero ubundi iyo uri pastor bivuga umushumba abantu bamenyereye ko kuyobora rero itorero ari kwa kugira abantu ubwira ngo muhaguruke bagahaguruka ngo mwicare noneho kuri 30 ukajya no kuri banke ukareba iby'abatorero ryaguhaye akumva ko ari umuyobozi oya umuntu agiga umuyobozi ni izina iyo uri umuyobozi ntago umuntu aba umusirikare kubera ko ari ku rugamba umuntu aba umusirikare umunsi yapasinze akarangiza ikosi bakamuha aminamba bakamuha n'ibikoresho byose bya gisirikare niyo rero bakujyana hara muri eta major ukiyicarira cyangwa mu kigo kwibakira mihemu ukajya wiryamira mu gitondo ukabyuka ugakora siporo ukajya muri dushe ukoga ukarya ukaryama ubu uri umusirikare w'igihugu ubu rero nge ndi pastor ndi umushumba mvuga ubutumwa sibyo nta kibazo na kimwe mfite ubu rero ibyo mvuga nta kintu na kimwe gishobora kuzatuma mbihagarika ahubwo ugize wewe ikindi kintu wanama ukanansaba ko mpagarika ibyo mvuga wowe icyo kintu cyawe wakigumana
umbwiye uti ngiye kuguha wenda paruwasi ariko ntuzongera gucana kamera ya byishimo official, platifomu yawe urayihagarika, wagumana paruwase yawe kuko paruwase ni ya ADPR cyangwa ni y'abameto ariko byishimo official ni iyanjye. ahubwo ngo unyaka icyanjye rero cy'abandi, nge wagumana icyo cy'abandi nkagumana icyanjye. kuko niba mfite abantu 60,000 cyangwa 50 bakanze subscribe, nkakora ikiganiro kigakurikirana n'abantu 100,000 cyangwa 200, none se reka nze nkubaza nuruhe rusengero nabwiririzamo uburere bwasanga sibo mana iminsi zigaje kumara ku isi, nzabona itorero nzabwiririzamo ryicemo abakirisitu 200,000? urabona ngire cyo cyizere wowe hari cyo wampa? ikibazo sibyo oya ubu nzabona urusengero nzabwiririzamo rwicayemo abakirisitu 200,000. jya kuri platform urasanga abantu 200,000 bakurikira ikiganiro. kumbwira rero ngo nkinga urusengero rwinjiramo abakirisitu 200,000 unkingurira urimo 100, ubwo bwaba ari ubuhemu n'ubujura n'ubugome bwo kumpemukira mu buryo bukomeye cyane. ahubwo wamfasha zose tukazikoresha neza. sibyo ikibazo uburyo ubisubizamo ubisubizamo kuri nyine kuzuye kwawe ni owe bishobora kuba ari byo ko uri kuvuga, ariko mfite ikindi kibazo kindi kigenda uko ugenda usubizanye namo n'ibindi bibazo nabaza. Mfite ikindi kibazo nibaza ngo mu by'ukuri ufite platform nini y'abantu bagukurikirana, nanjye ndimo n'abandi badukurikiye benshi barimo ku rubuga rwawe dukurikiraho turi benshi, ariko tubonaho inkuru nyine twavuze zifite ukuri kwinshi, kwa kuri twavuze abantu badakunda, hari abantu bajya bahindurwa mu byo kwizera n'inkuru utambutsa ku rubuga rwawe. abantu none se ubu ngubu reka duhere kuri weho ni uwuhe mumaro inkuru zanjye zaba zarakumariye? Erega buriya sibyo, buriya uko byagenda kose ikintu cyerekana ko abantu ikintu gihindura abantu ni nacyo abanyamadini bibeshye. umuntu akagira urusengero cyangwa idini rikagira abakirisitu 3,000,000, 2, 5, 1, akibeshya ko bahindutse ariko batarigeze bahinduka, ahubwo icyo babaye barabaye ab'iryo dini. noneho iyo igihe kigeze rero aho abakristo bagomba kwerekana ko bahindutse, tubabonera kuri tere. ni igihe nko muri 94 haba jenoside, wajye ukabona abapastori bafashe imihoro, ukabona abasore mu makorari bafashe imihoro, ukabona abagore bafashe imihoro baririmbaga, ukabona mbese none ugahita wibaza ngayibaza uri umushumba ugahura na baririmbyi bawe bafite imihoro, ukabona none bavuye gusahura ibitoki. noneho ni nacyo kibazo uhumbaza uti barahindutse, ntago nabimenya, sibyo? ntago nabimenya, ahubwo ubu niweho wabimbwira niba hari ikintu platform yanjye ibinyuraho byaguhinduyeho, wahindutse nabi cyangwa wahindutse neza. naho abantu bafite insengero zuzuyemo abantu, ariko gimageragere ujyana ikaye uvuga utabadeperi hariya urahita ubabona hariya imageragere, sibyo? na Zansinda hose hari amagororero, ujye winjira mu igororero uvuga uti abakristo ba ADPR hariya, urajye ko nubone baragiye hariya. abakristo ba Kiliziya Gatolika babatijwe bagakomezwa hariya, bajye hariya. abo murangirikana urasanga abantu bose bahamwe n'ibyaha bari mageragera, abajura, abishe, abaroze, abakoze ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. ubundi umukristo yagakwiriye kuba adakora, urasanga bari muri ayo magororero. ukibaza uti uretse na byishimo official ubundi yahindura bande mu gihe n'ufite na Karistia akagira n'amariba ya batisimu na Yorodani akagira n'insengero, mu gihe ntawe yahinduye uragasanga ubwo biravuze ko mutabwiriza ubutumwa bwuzuye bashumba. niba ubutumwa bwanyu erega tuba tuje hano kugira ngo abantu banisuzume. weho genda ibintu nkubwiye n'ukuri ndabyemera, ntabwo navuze ko atari ukuri, niba muraguye ngo ukoresha ukuri kwije, ariko ikibazo mfite ni iki. Njyewe umuntu yigeze kumbwira arambwira ati mu itorero ryacu ati abantu bazajya mu ijuru, ati hari amadini mbese yashaka kwerekana ko itorero ryabo nyine ngo ari itorero ryiza ngo ry'umwuka n'ibiki.
ndamubaza ariko mu itorero ryanyu nta bakobwa basama inda ati barazisama mu itorero ryanyu nta bantu banywa inzoga mukabimenya ati turazinywa mu itorero ryanyu se nta bantu bishe bari mati barimo mu itorero ryanyu se nta ngo zisenyuka z'amatizimo ntizinubwira ko ndumva ibintu bihabera no mu yandi matini ibintu bibera no mu yandi madini ko ndumva no mu jyanyu biberamo ubundi hari umuntu igeze kutwigisha aratubwira ngo nukenera abantu beza ukagira n'ahantu babona uzirinde kubajyamo kuko uri mubi umunsi wewe wabinjiyemo urugero niba ADEPR ari itorero ry'abantu beza umunsi wewe waginjiyemo nibwo ryahise ritakaza karite kuko wewe uri mubi niba ba metodiste aribo bantu beza bugwererana wewe uri kunkurikira wo mu meto umunsi winjiramo bahise batakaza iryo zina kuko wewe uri mu wewe wagiyemo yari ikizinga ari ikizinga nisaza ari gwe yari ikizinga niyo mpamvu rero no mu ijuru baravuga abantu bazajyayo nyine n'abanyabyaha baba bariho ikibazo rero nabazaga niki kimeze nk'icyo mpyisi yigeze avuga aho ntitwaba twarabeshya abantu tukababwiriza ubutumwa butuzuye bituma nyine bakora ibyaha bagakwiye kuba badakona nasomye ijambo umubwiriza rivuga ngo umubwiriza ngo yaboye ikintu gitangaje munsi y'ijuru ngo nukubona imirimo yagakozwe n'umunyabyaha ikorwa n'umukiranutsi ngo akongera akabona byicuritse ngo imirimo yagakozwe n'umukiranutsi ikozwe n'umunyabyaha ibyo bintu byaramutangaje aho nimwe abamwaratubwirije ubutumwa butuzuye bigatuma nyine ko butuzuye ntacyo bwatumariye tukajya gukoramo ibyaha kandi dufite n'ubwo butumwa igisubizo kiri kuri tere ni ukuvuga ngo imirimo y'umutoza tuyibona mu kibuga abakinyi bakina nibwo tubona imirimo imirimo umutoza yakoze uyu munsi rero ibikorwa by'abitwa abakirisitu nibyo bita byerekana umusaruro w'ubutumwa bigishijwe si byose ibikorwa by'abakirisitu niba ngewe nkoze ikiganiro nkavuga inti mu itorero rya ADEPR korari ibyuma byazo bigiye kugurishwa weho ngewe mfite ni igitekerezo cyanjye si itangazo risinyeho n'umuvugizi kuko nge ibyo mvuze ni igitekerezo cyanjye ndavuga ngo insengero 200 zirafunze na magana buri rusengero rugira korari 3 ubwo hari korari 7,000 buri korari igira sente ubwo hari sente 5,000 korari igira bafure 5 ubwo hari bafure 10,000 na za migiseri ama mikoro kandi ibi byuma ni iby'itorero kandi ntibishobora kumara imyaka 10 bibitse itorero riba riri guhomba none se korari ni yiki korari ni yiki ni korari ni ngewe ibyo ndi kukubwira ni igitekerezo cyanjye uko mbibona ntabwo ari itegeko ugi ikintu kwiriye guhita ugiraho reagisiyo ni ikintu umuvugizi yashyizeho sinya agateraho kashe kuko icyo kiba kiraba nawe ibyanjye ntibiraba sibyo nge ntago biraba sibyo nimvuga ngo iri torero ryasenyutse ntago ryasenyutse wowe ngo risenyuke ni RGB ivuga ko irisheshe ngero sindi umuvugizi wa RGB ariko nge ndi kureba imikorere y'iryo torero nkareba aho iryo torero rigeze nkareba imyitwarire yaryo nkavuga inti nyamara rirasenyutse sibyo kandi ibyo mbivuze ndi kuburira ba nyiraryo kugira ngo ibintu byatuma risenyuka babikosore nanjye ndavuze ni korari biratezwa cyamunara ibi mbivuze mvuga ngo korari ifite ibyuma y'ubwayitangira itekereze uburyo bicungira umutekano kuko biri kwangirika n'umushumba paruwasi atangira amenya amasente yose ageze kuri 100 ari muri iyo paruwasi na za abimenye nyine none se reka umushumba ngo ntabwo araye umushumba paruwasi muri Romize bamuha paruwasi se bivuze iki paruwase n'abakirisitu n'ibyabo byose cyane cyane ibiba mu nsengero harimo intebe harimo ameza harimo ibicurangisho ikintu cyose cyanditse ADEPR bujya bari umushumba wacyo ubwo ntago ba muri korari ndagufasha iyo ugiye kugura sente bandikaho ADEPR none se reka nze nkubaze korari waririmbyemo yitwa ngo iki ndirimba hamaho korari uririmbamo yitwa ngo iki yitwa Safiro komeza uri kuranga korari Safiro ni nyinshi yitwa Safiro kwaya family nyine ni nyinshi ni nyinshi mu Rwintare mu Kinani se
mu kagari sibyo ni mu Rwintare mu kagari ADPR Rwintare ADPR Rwintare niyo nyiri yo korari weho uzavamo ariko korari ya ADPR Rwintare izagumaho niyo abantu bapfa korari mwese Safiro mukajya mwivuga butumwa mukagira impanuka ariko hari nk'impanuka abereye iwaciriya ku kirenge hafi abantu bose bari muri bisi barapfa korari Safiro mwese mugapfa ndakubwiza ukuri ko nyuma y'ukwezi nitugaruka mu Rwintare gusenga tuzasanga korari Safiro ihari kuko ni ADPR Rwintare yo ntiyakozaga isida keretse umuvugizi yavuze ko iryo torero rifunze rivuyeho cyangwa se RGB nk'ifite mu nshingano imiryango ishingiye ku myemerere ikavuga ko yarihagaritse ariko ubundi korari Safiro family ni ya ADPR Rwintare paruwase ya Kimihurura ururembo rw'umujyi wa Kigali rukorera muri ADPR mu rwego rw'igihugu ubwo rero kuva kuri uniforme no wa mupira wanditseho korari Safiro bujye uhuye n'umuvugizi ashobora kuguhamagara akakubwira ati jya mu modoka ngo utwaye akaba adatwaye weho atwaye uwo mupira we akavuga ati ari izo nyuguti atwaye arengeye akakugeza imbere ati sawa akakoza ati se muri korari family kuko ari kukubaza amakuru y'ibintu bye ashumbye ati muri korari family mumeze gute Safiro mumeze gute tumeze neza atari ko ntago meruka kubona mukora amasoruti ati mugende rwose tubwire perezida ko biriya bintu byadushimishaga sibyo ubwo nashaka kubwira ko umushumba paruwasi ashumbiye n'amasente na za bafure na mikrofone niyo mpamvu amafaranga tubigura iyo turi kuyatanga tuvuga ko ari ubwitange ni umusanzu duhaye itorero ngo turifashe ntago byemewe urusengero rufunze ubu bafunze isengero ubize kundusha twese dusengeramo hanyuma insengero zimwe zirahagaze hanyuma korari bavuze ko urwo rusengero tuzongera gufungura buri korari gafata ibyuma byayo oya nk'itagikorera hose korari mu gihe hari none korari urusengero ntiruhari iyo urusengero rero rufunzwe burundu inama y'itorero niyigena iherezo ry'urwo rusengero urugero akarere kavuze ko ahantu hatakemerewe gusengerwa ubwo inama nkuru y'itorero niyigena imikorere y'iryo torero sibyo niyigena imikorere y'iryo torero uburyo iryo torero rihafa baravuga bati rero inama nkuru y'itorero iravuga iki bashobora kuvuga bati ruriya rusengero reka ibintu byago bigurishwe cyamunara ngira ngo hari urusengero rwagurishijwe ibintu cyamunara kandi n'urwo hafi aha mu Rukiri ntibarushenye se abakiristo ntibari bahari amabati se zimwe mwayitanze hari uwagiye gushyira urutoki hejuru se mwabihaye ADPR yagenye ko bigurishwa hakagenda amafaranga bashobora kuvuga bati reka itorero iri n'iri ribikeneye tubemerere babitware bajye kubikoresha bagura ibikorwa noneho abakirisitu bamwe nibajye ku gihande iki niki ku rusengero rwaha abandi bajya hanaha kugira ngo boroherezwe bagashyiraho n'uburenganzira noneho nundi wavaga kure aza hano aho azajya hose bazamwakire ubwo umuntu waho bakaba bamuhaye rekomandasiyo ko wazira urindo ukavuga uti nge nabaga mu itorero rya Rugando ryarahagaritswe ariko umuvugiza baravuze ngo umukristo mu Rugando aho azimukira hariho hose naba ari umudiyakoni azakirwe nk'umudiyakoni naba ari umuririmbyi yakirwe nk'umuririmbyi naba ari umukristo yakirwe nk'umukristo no comment ubwo bakabyanzura gutyo noneho indi mitungo harimo ibyuma bakavuga bati hari ahantu hari korari iri kuvuna nibajye mu Rugando babahe sente ni ibyitorerega nese wabijyana iwawe ari ibyande reka nkubwire buriya reka nkubwire ikintu utazi umva iwacu abajura bibye ku rusengero biba amabafure na sente bya korari barabitwara noneho abo bajura baza kumenyekana bamenyekanye ADPR niyo yatanze umwavoka umunyamategeko wa ADPR no ugiye gutanga ikirego ko itorero ryibwe mu byo ryibwe harimo sente nibi noneho mu rukiko umwavoka wa ADPR ne waburanye aranatsinda
baza no abo bajura baranishyura bishyura ADPR bishyura ADPR nayo ibiha abana bayo kugira ngo babicurangishe. Ni ibya ADPR ntabwo ari ibyanyu. Ariko kuki ibiri bya ADPR kandi twe turi erega ADPR niyitavaho ubuse nta baririmbyi baguza amasente baguye. Ubu nta bahinduye amadini ubuze ko twahoze muri Katolika ko twafite ibyo twakozeyo ubu ngubu twajya kubizana ngo ni ibyacu byitwa ibya ADPR kuko ADPR niyigumaho naho bandi bose ni umusanzu dutanga ni inkunga uzumva umuntu ahibikana avuga ngo ndi gushakisha umusanzu nese utanze umusanzu ongera kuwishyuza. Reka nshimiye RGB yabonye iki kintu kare isa nk'iri kuvanaho ibyo bintu ntabwo byayo kuri byuzuye ntabwo itsinda rimwe ryagura ibyuma bya miliyoni 10 hanyuma ngo igihe nikigera mu byiyitirire umushumba avuge ngo ibi ni ibyanjye. Oya ntabwo ari iby'umushumba ariko ubu se umushumba koko umushumba Samuel yaragiye ADPR arayisika Sibomana arayisika Sibomana arayisika Karuranga arayisika Izaya arayifite nawe si imyaka 7 ngira ngo itatagiye kuyikuraho hasigaye nyakuwanda Izaya ni nusigaje sibyo Imana izagufashe uyirangize kuko nabonye nayo oya ibyo byo kuyimara na amahitamo y'abatora kandi ntitubamo ariko twe nk'abakirisitu dushobora kuvuga tukwifurije kuzayimara kugira ngo ntibakweguze nkuko abandi bagiye beguzwa kuko urumva kweguzwa abari igisebo ku itorero ryose kumva umuntu w'umugabo wenda w'umudogiteri kumva ngo baramweguje arananiwe ibyo ntibikabe urumva abo baragenda ADPR no organisation iyo organisation ko itoroganije kugura ibyo byuma bikagurwa n'itsinda rimwe itabyorganiza yoroganije uburi iyo tsinda ribaho nicyo gikomeye. Erega ntabwo korare uburyo ubuse reka nze nkubwire tujye muri Zion Temple kwa Gitwaza organisation ya Zion Temple ivuga ko mu rusengero habamo korari imwe korari yitwa Asafu ubwo nuko uvuga ngo ugeze Zion Inyamagabe na Asafu imwe iyo ugeze Igisenyi yitwa Asafu iyo ugeze mu Ngororero ahari Zion na Asafu urumva rero nibi byose uzabona muri ADPR ntuzagira ngo nimwe mwabyishyiro c'est vrai sire arayishyura urumva icyo cyose sinekora kubaza arayishyura kubera ko mu gihe cya Gisozi nanjye hari umuntu ndi mideni najya kumwishyuza hari nka paruwasi ndi mideni nkaba mfite akarese umushumba paruwasi aranereyeho kashe akavuga ati twakiriye amafaranga ya Sibomana aduhaye kugira ngo dukemure ikibazo iki cya paruwase tuzayamwishyura nyuma y'amezi 3 agashyiraho kashe ya paruwase ubu nuko komeza no ku Gisozi nkinjira mu biro avuye ni nyakubaha mushumba ndi kwishyuza kashe ni kashe wishyuza. Reka dusoza ibibazo nari mfite umpaye ukuri kwinshi n'ubundi kwanjye nyine numvishe abazadukurikira nabo bafite uko babyumva ariko umaze impungenge ariko wenda ko navugaga gatoya turi gusoza navugaga ko ibintu tubonera kuri tere dukoze ikiganiro sibyo tuvuze kuri ADPR cyangwa kubangirikane cyangwa kuba metodiste cyangwa gucya umukristo umwe muri iryo tora agahitazama akavuga ati mwabicucumwe mwamihirimbire mwe iki ni ikimenyetso cy'uko umushumba wamwigishije yaruhiye ubusa sibyo kuko niba nagera n'ahantu hari amafaranga uyu muntu azayiba nagera ahantu hari inkumi nziza zayitereta nagera ahantu hari umupfakaza azamucyura sibyo kuko nicyo kibazo agahita dutuka ni ikimenyetso hari abantu nshimira bitwa abahamya ba Yehova nigeze gukora ikiganiro mvuga kubahamya ariko n'abana beza baranyandikiye bagaca na inbox bakanyandikira kuri WhatsApp bati muvandi uziko bakoresha yanyito nkuko twe tuvuga mwene data bo bakoresha muvandi mwe bati muvandi byashoboka ko udafite amakuru yuzuye ku itoro ry'abayehova ati turagira ngo ro tuguha amakuru kubahamya nkabona arambwiye uko babaho ati kandi Yehova akurinde abayehova niba hariho idini mu Rwanda rifite abakirisitu bafite discipline n'agakiza kagaragara n'abahamya ba Yehova pointre. Reka dushimira abantu bari badukurikiye kuri Byishimo Official n'inzira y'ukuri TV mwese mugubwe neza bigano byacu nakagaruka kuri kamera mwari kumwe na Pastor Sibomana Ntibitura Jafete Nibitura Jafete uyu n'umuyabivuze muri ADPR kuyabivuze TV
Imana ibaho umugisha. Hari n'abazadukurikira kuri channel nyinshi dukoreraho, Impanda TV, Bohora TV, izo channel zose mujye mukande subscribe. Turabakunda. Kudesha.